Yes, reka ngusuhuze kandi nkwifurize gukomeza kugira ibihe byiza cyane, wowe udahwema kutwereka ko ubana natwe umunsi ku munsi, aho uherereye hose waba uri mu Rwanda cyangwa se uri hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Ni inkuru yakomeje kugenda igarukaho cyane haba ku mbuga nkoranyambaga ndetse no mu binyamakuru bigiye bitandukanye. Ni ubukwe bwakomeje kugenda butitiza imbuga nkoranyambaga, benshi rero bagiye babigarukaho cyane, bibaza impamvu ibi bintu bijyanye n'ubutinganyi bukomeje kugenda bifatira intera mu gihugu cy'u Rwanda. Bamwe bakagenda babigarukaho bavuga ko ari isi yaba igeze ku musozo cyangwa se ari isi yaba ishaje, abandi bakagenda bagaragaza ko ibi bintu bitari bikwiye mu muco nyarwanda. Ni ubukwe rero bwaje kuba buba mu by'ukuri butunguranye, ubukwe bukaba bwaje kuba bwabera mu karere ka Karongi nk'uko benshi bagiye babigarukaho. Ni ubukwe rero bw'abatinganyi bwaje rero kuba bwaba, aho abantu benshi rero bagiye banenga ibi bintu ndetse binakomeje rero kugenda bigarukaho ko ubu bukwe bwaje guhagarikwa na polisi ndetse na RIB ubwo bwari bugiye kuba. Gusa ibi bikaba bikomeje kugenda binagaragaza ko hano mu Rwanda nubwo batigeze bahakana ko bemera ubutinganyi cyangwa se ngo bemeze ko ubutinganyi babuhakanye, ariko mu by'ukuri ikigaragara cyo ni uko badakwiye no gushyigikira ibintu nk'ibi ngibi. Abantu benshi bari bumiwe babona ko ubukwe bw'abatinganyi bugiye kuba, rero nibwo bahise bashaka uburyo ki bakwitabaza inzego zigiye zitandukanye kugira ngo babe bahagarika iki kibi. Iki kintu gisa n'ikibi niko umuntu yabyita, kuko iyi ni nk'aho ari shitani iba yatangiye kuba yakoresha abantu, ikabakoresha ibintu bidakwiye cyane cyane nko mu muco nyarwanda. Nibwo rero ubu bukwe rero ngo bwaje kuba bwahagarikwa. Tugiye kuza rero kubigarukaho iby'ubukwe bw'aba batinganyi bwari bugiye kubera mu karere ka Karongi. Abantu benshi bari bumiwe nk'uko namwe rero mukomeje kugenda mubibona kuri screen zanyu. Abantu benshi bari bumiwe babona ikigabo kingana gutya cyambaye agatimba cyangwa se cyambaye ivara ry'abageni. Urumva ni ibintu bibabaje, ni ibintu bibabaje mu by'ukuri. Satani asigaye yarimitse ikibi mu bantu, cyane cyane rero mu banyarwanda. Ugasanga abantu mu by'ukuri batangiye kugenda basa naho bafata imico y'abazungu. Ibi bintu ntabwo ari ibintu by'i Rwanda rwose. Nyaboneka nawe aho uzabyumva hose ibi bintu uzabyamaganire kure. Turaje kugira ngo tukuvire imuzi n'umuzingo uze gusobanukirwa se mu by'ukuri ubu bukwe nyuma y'uko buhagaritswe hakurikiyeho iki se. Mu by'ukuri aba batinganyi baje gufatwa bajya gufungwa cyangwa hari izindi nama baje kuba bahabwa? Tugiye rero kuza kubirambura muri izi paje z'aya makuru ndetse uze no gusobanukirwa neza umupasiteri wari ugiye kubasezeranya ibyaje kuba byamubaho byose. Rero nk'uko byagiye bigarukaho cyane mu binyamakuru ndetse binagarukaho cyane ku mbuga nkoranyambaga, tugiye kuza kubirambura muri izi paje z'aya makuru. Mbere yuko rero turamburira hamwe aya makuru, reka tubanze tukwisabire niba ari ubwa mbere ubanye natwe kandi kuri sabone cyangwa subscribe, ntiwibagirwe gukanda ku nzogera kugira ngo nitujya dushyiraho amakuru notification ujye uzibona uri mu ba mbere amakuru yacu ujye akurikirana 5/5. Kurasha cyangwa se partage y'amakuru yasangiza inshuti n'abavandimwe, ikindi ntiwibagirwe gukora like, ujye hasi no muri comment utaga igitekerezo cyawe kuko nacyo ni ingenzi cyane. Ubyiza ubishime, ibibi nabyo bineye kugira ngo tubone uburyo dukosora twitwiza amakuru acukumburanwe ubuhanga, amakuru acukumburanwe ubushishozi ndetse amakuru yizewe cyane. Nk'uko rero twari tubigarutseho hejuru, ni ubukwe bw'umutinganyi. Ubukwe bw'umutinganyi rero bwari bwateguriwe mu karere ka Karongi. Mu by'ukuri abantu benshi babyumvaga mu magambo, cyane cyane abatuye hafi aho ubu bukwe bwari bugiye kubera, babyumvaga mu magambo bakagira ngo ni ukubeshya, ariko mu by'ukuri baje kuba babyorera imbona nkubone ubwo ubukwe bwari bugiye kuba. Nk'uko rero twaje kuganira na bamwe mu baturage bari ahangaha aho ubukwe bwari bugiye kubera, badutangarije ko rwose mu by'ukuri ngo babyumvaga bakumva wihwiswa, bakavuga bati se mu by'ukuri ubwo bukwe bwaba ari bukwe ki? Ese ni gute umuntu w'umugabo yabana n'undi mugabo? Ese mu by'ukuri baba bagamije iki? Mbese urebye mu bo twagiye tuganira
nta muntu n'umwe wiyumvisha ko ibyo bintu bishobora kuza kuba byabaho, benshi bagiye babyumva bakabitera utwatsi, ariko mu by'ukuri ikintu cyaje gutangaza abantu ni uko bagiye kubona bakabona ubukwe bwateguwe ndetse bwari bugiye kuba. Ubukwe rero ngo ubwo bwari bugiye kuba nibwo inzego z'ibanze zahise zihagera, birangira rero bahamagaye polisi ndetse na RIB baraza batwara aba bari bagiye gukora ubukwe, ndetse nk'uko byagiye bigarukwaho biravugwa ko kugeza magingo aya bagifitwe n'urwego rw'ubuyobozi, barimo baragirwa inama yo kureka ibintu nk'ibi ngibi by'ubutinganyi, bakaba bakora ibintu bijyanye n'amategeko y'Imana cyangwa se bijyanye n'umuco. Iyi ni inkuru rero yakomeje kugenda ititiza imbuga nkoranyambaga, igarukaho cyane n'abantu benshi. Abantu benshi bakomeje kugenda batanga ibitekerezo byabo, mu by'ukuri bumiwe. Abantu bakimara kumenya aya makuru, bamwe bagiye bavuga bati ese mu by'ukuri iyi ni isi igeze ku iherezo, kuki ibintu nk'ibi ngibi mu Rwanda naho byahageze, kuki abanyarwanda batangiye gufata imico y'abazungu, dore ko ibintu bimenyerewe hanze y'igihugu cy'u Rwanda mu bazungu. Abantu benshi mbese mu by'ukuri bumiwe, bumijwe n'aya makuru. Biravugwa ko rero umupasiteri ngo wari ugiye gusezeranya aba bombi ngo ntabwo ari umunyarwanda, ngo uyu mupasiteri rero yaturutse mu gihugu cya Uganda. Ayo akaba ariyo makuru rero yizewe ari kugenda agarukaho, aturuka cyane cyane mu ba hafi b'aba ngaba bari bagiye gusezerana. Ngo ubukwe rero bukaba bwahise buhagarikwa igitaraganya, buhagarikwa na polisi ndetse birumvikana n'inzego z'ibanze z'ubuyobozi hano muri kano karere ka Karongi. Abantu benshi mu by'ukuri bumiwe. Biravugwa ko rero aba bari bagiye gukora ubu bukwe, binavugwa ko rero ngo badasanzwe baravukiye hano muri kano karere ka Karongi, ngo bakaba baravukiye mu tundi turere, ariko mu by'ukuri ntabwo uturere bavukiyemo twigeze tuvugwa cyangwa se ntabwo twigeze tumenyekana. Gusa n'ubuyobozi mu karere ka Karongi bukaba bwamaganye bwivuye iki gikorwa cyari kigiye gukorwa n'aba bagabo babiri bari bagiye gusezerana ndetse bagasezerana. Urumva nyine ni ibintu byo kwimika ubutinganyi kandi si byiza mu muco nyarwanda, ibi bintu ntibimenyerewe. Urumva ni ibintu bibabaje, ni ibintu bibabaje kwa. Biravugwa ko rero aba bombi rero bahise bafatwa bajya gufungwa, birumvikana bari mu maboko atari ayabo kugeza magingo aya ngaya. Nubwo nta byaha mu mategeko bishobora kuza kuba byabahama, ariko bashobora no kuza kuba bagirwa inama, bakarekurwa bagiriwe inama yo kureka ibintu nk'ibi ngibi byo koreka umuco utari mwiza mu muco nyarwanda. Ni inkuru rero yakomeje kugenda irikoroza cyane kikoye ku mbuga nkoranyambaga ndetse no mu binyamakuru bigiye bitandukanye byagiye bigarukaho cyane. Natwe rero twari tuje kugira ngo tuguhe update z'iyi nkuru. Niba ari ubwa mbere rero ubanye natwe, reka tugusabe gukanda kuri sabone cyangwa subscribe, ntiwibagirwe gukanda ku nzogera kugira ngo nitujye dushyiraho amakuru notification ujye uzibona uri mu ba mbere. Amakuru yacu ujye akurikirana 5/5. Kurashare cyangwa se partage aya makuru uyasangiza inshuti n'abavandimwe, ikindi ntiwibagirwe gukora like ujye hasi no muri comment usiga igitekerezo cyawe, kuko nacyo ni ingenzi cyane. Byiza ubishime, ibibi nabyo bineye, kugira ngo tubone uburyo dukosora, tujye twiza amakuru acukumburanwa ubuhanga, amakuru acukumburanwa ubushishozi ndetse amakuru yizewe cyane. Wakoze kuba natwe rero, ciao ciao, bye bye. Amakuru nakagaruka, ariko nanone mbere yuko tuva kuri mikoro reka tubanze tugushimire wowe wabanye natwe kuva ku ntangiriro z'aya makuru kugira ageze ku musozo. Ni agaciro kamwe cyane rw'ingenzi kuri twe, rero impamvu natwe dufashe umwanya kugira ngo tugushimire kubwo gufata umwanya wawe ukayigomwa ukawuduha, ugakurikirana aya makuru kuva avuye ku ntangiriro kugera ageze ku musozo. Ni iby'agaciro gakomeye cyane. Gusa tunakwibutsa gukanda kuri sabone cyangwa subscribe, ntiwibagirwe no gukanda ku nzogera kugira ngo tujye tubana 5/5. Koresha aya makuru byuzuye yasangiza abantu 3 cyangwa 2, uraba uduteye inkunga ikomeye cyane. Wakoze kubana natwe rero, ciao ciao, duhurire mu makuru agaruka.